kugeza na n'ubu iminsi nirihiritse nyakwigendera Habimana Noel ashyinguwe, ariko mu by'ukuri uru rupfu ruteye agahinda kandi rutigeze ruvugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nubwo nyakwigendera yamaze gushyingurwa, ruracyari mu mitwe y'abantu ndetse kandi ruracyari no mu nkuru z'ibitangazamakuru byinshi cyane mu Rwanda ndetse n'ibikorera hanze y'u Rwanda. N'urupfu rwabaye igitaramo kiruti cya Davido cyangwa se Diamond mu Rwanda muri Arena, kandi n'urupfu rwateye abajejeta faranga ndetse n'abandi banyamafaranga bose n'abanyemari batangira kurara badasinziriye, batangira kwikanga abagore babo bari kubaniga ndetse bamwe na bamwe batangira kurara barota abagore babo bari kubaca inyuma. N'urupfu mu by'ukuri rutazigera ruva mu bantu, yaba barwumvise, abarubariwe ndetse n'abakomeje kurwumva, kuko nanjye ndi kurutangaza. N'urupfu rwasutswemo akayabo k'amafaranga atagira ingano, za konti muri banki zirakomeza zirabyibuha, za konti muri banki zambikwa amafaranga. N'urupfu kandi rwatamitse abanyamakuru benshi ku kigendanye n'amafaranga yo kutavugisha ukuri, kandi n'urupfu nanone rutakiriwe amafaranga ku basanzwe bavugisha ukuri bitewe n'uko banze kurya amafaranga y'abajejeta faranga, bakemera kujejeta inzara, abandi bakemera gukubitira abana kuryama, bakanga kurya ayo mahanya y'amafaranga aturutse mu banyamafaranga. N'urupfu kandi rwakurikijweho iterabwoba iryagiye ku banyamakuru ndetse no ku ruhande rumwe, kandi n'urupfu nanone rwakurikijwe no guhiga abatasi ndetse n'abafitanye isano no gukora ubutasi bwimbitse mu muryango. Mene abo batasi ni abashakaga amakuru y'umuryango kugira ngo bayoherereze abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bakomeza kugenda bagacukumbura kaboze kazana bakoraho, kandi bataziranye mu by'ukuri n'umuryango wa nyakwigendera, haba arabo ku ruhande rw'uyu mugore uyu wiswe inkozi y'ibibi ndetse n'uruhande rw'uyu mugabo ari we nyakwigendera Noel. Urupfu nanjye rwatumye nshyanuka, amagambo mbana menshi mbura uko nyagabanya, ariko nanone n'urupfu narwo rwansangaga mu gitanda bati kora icyo ushoboye gukora, niba ari ugushyanuka ushyanuke, niba ari ukuvuga ukuri ukuvuge, niba ari no kuzira ukuri uzakuzire. Ubwo nanjye negura mikoro ubundi ntereka imbere yanjye ndavuga, mvuga ko kakari murori, mvuga na kakari kazihutisha amagambo akazagera mu bakomeye bagatangira kwibaza ati uyu ninde. Itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu by'ukuri ni itariki iteye ubwoba kandi itariki y'agahinda itazigera iva mu mitwe y'abanyarwanda. Ni itariki Dr. Jean Marie atazigera yibagirwa, kubera yuko ariyo tariki mu by'ukuri yamwinjijeho babagabo bose baburiye, abakobwa bose bakabuzuye mu gihugu barabuze ubarongora, aho benshi basigaye bitabaza ibikoresho by'abashinwa, abandi rwose akaboko kabo katorejwe kwandika no gukora imirimo gahinduka umugabo w'umugore. Ni itariki y'icuraburindi mu muryango wa Bwenge. Uyu Bwenge muramwibuka twamugarutse mu nkuru yacu maze iminsi mbatangarije, nababwiye yuko ari we musaza rwose ukomoka ku buhanda, uyu wanze kwemera ibyavuye muri autopsy y'u Rwanda, ntiyizera amategeko y'u Rwanda kugeza ubwo yahamagawe na telefoni zikomeye cyane mu gihugu, zimwe mu banyamategeko bayashyiraho zikamubwira ati akavuyo kose kari mu gihugu gerageza ukora uko ushoboye kose karangire, bitewe n'uko ibiri kuvugwa mu itangazamakuru biri guteza imvururu muri rubanda kandi biri gutuma rubanda batazongera kugirira leta icyizere. Uyu musaza nka Bwenge koko ngo ntabwira izina rye rwose ngo yigeze aryitwa kuko atari arikwiye, ahubwo yaryiswe kuko yari arikwiye. Uyu musaza ngo akimara kwaka ubutabera koko nk'uko yabwimwe, akomeza yaka ubutabera ku mwana we Noel, arakomeza arabwimwa, nibwo yicarana n'uyu mwana we w'umuganga, ubundi bose bahuriza ubwenge bw'umusaza bwa kera abuhuza n'umwana we w'urubyiruko rwose abyaye ukiri umusore, ubundi bicara bashaka icyo gukora. Hanga nibwo bahitaga bapropoza yuko autopsy niramuka ikozwe ntibanyurwe n'ibivuye muri autopsy azahita hakorwa indi ya kabiri. Ariko mu by'ukuri aba bantu nk'abahanga bakomeye cyane kandi b'abavantara bari baje i Kigali kwifatira ku gakanu iby'amategeko y'u Rwanda, byanangiye n'ubundi icyo bashakaga bakigezeho. Aba bantu bombi banze kujya mu bitaro bikomeye cyane, ibitaro rwose birindwa n'inzego z'umutekano n'abafite imbunda, ibitaro rwose birindwa na systeme zo mu kirere, bikarindwa na systeme zo ku butaka ndetse n'izindi zitagaragara. Aba bantu ngo binjiye mu bitaro rwose, ubundi barangije bifatira sample ku murambo wa Noel. Izi sample bari bagiye kuzibika kugira ngo bazazifashishe, bityo autopsy nisohoka ntibemeranye nayo bazahita batwara izi sample aho bakeka ko bashobora kubabwira ukuri, bitewe n'uko kuri ko mu Rwanda bari bamaze kugusuzugura. Uyu musaza Bwenge akimara kurabukwa akaboko gafitwe n'abakomeye babajejeta faranga n'abagwiza atunga mu gihugu, babandi bavuga ari kumvikana nako babandi bavuga ari kijyana, kandi babandi bavuga icyo basohoye mu kanwa kabo kigahinduka itegeko mu gihugu cyose. Akimara kubona ko ahanganye n'abo bantu bakomeye kandi ubutabera ashaka ko umwana batazabubona, niko guhita afata izo sample zose arazibika, ubundi aravuga ati ikiri amafaranga ndarambika hasi kuko narayakorera rwose bihagije, kandi n'ikiri nyakwigendera nawe yarafite amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Uyu musaza Bwenge ngo yerekanye igisobanuro cyo gutunga amafaranga, yerekana yuko kugira amafaranga ari byiza kandi binafasha, kubera ko amafaranga yabashe kumushyigikira
bikurikira: aho ibitaranyuzwe n'umutima we yagombaga kwifashisha amafaranga kugira ngo umutima we rwose unyurwe, bityo aryama asinzire, yongere kurya ibiryo bimanuke bigere ku nzoka, kandi yongere kwiyumvamo amahoro bitewe n'uko umwana we yakundaga cyane yagombaga guhita amenya icyamwishe, bityo ukuri ko akazakugumana, akazagupfana cyangwa se akazaguha abana bamukomokaho bahazamara gukura, kuko icyaha ni gatozi kandi inkuru y'icyaha ntabwo igihinduka igisubizo, kandi gukekwaho icyaha cy'ubwicanyi kikugumaho ukazagihanagurwaho n'amategeko, nayo akakiguhanaguraho yitwaje ibimenyetso bigushinjura. Uyu musaza ngo akimara gufata sampo zo kuzakurikirana icyihishe inyuma y'urupfu rw'umwana we, ngo yafashe rwose ngo sampo ebyiri, ubundi ngo ahita azohereza hanze. Uyu musaza mu gutekereza icyavuye muri autopsy ndetse agategeka yuko izakorwa inshuro ebyiri, yaje kwigira inama igira iti: izi sampo ngomba kuzifata nkazohereza mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gitembere cyane mu buvuzi ndetse no gupima, ubundi nkanazohereza no mu gihugu cya Kenya mu bitaro rwose bizobereye cyane mu gukora autopsy. Ibi bisubizo byose mu by'ukuri nibiza bihuje n'ibisubizo biri mu Rwanda by'uko nyakwigendera yishwe n'indwara y'umutima, ubwo nzamenye yuko Claire arengana, bityo twongere dukunde umukazana wacu nk'uko byari bisanzwe. Ariko mu by'ukuri ninsanga naho bihure n'iby'u Rwanda, ubwo nzabibika, ubundi bwa bwenge bwanjye mburambike hasi, ntekereze ikizakurikiraho. Uyu musaza Bwenge, ubu bwenge ngo yabutekereje nyuma yo kwaka umurambo w'umwana we, ubundi bamusobanurira yuko rwose bidashoboka ko bamuha umurambo w'umwana we akawujyana ku buhanda cyangwa se akabutegera indege yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko uyu musaza yari yasizoye avuga yuko rwose uyu murambo w'umwana we agomba kuzamukana nayo mu ndege, ubundi bakajyana mu gihugu cya Kenya akawupimisha, agakomeza akawujyana no mu gihugu cy'Ubuhinde n'akawupimisha, ibyo byose byasoza akanawujyana no mu gihugu cy'Ubushinwa naho akawupimisha, byanarimba akazanawujyana no mu Burusiya naho bakawupima, ariko mu by'ukuri akamenya icyishe umwana we. Uyu mwana ngo ni Habimana Noel, ni umwana wari ubanye neza na se, by'umwihariko abavandimwe be, kuko n'abana bakundanaga, ni abana batameze nk'imiryango y'uyu munsi isigaye iryana utamenya ikibazo kiri mu muryango, ariko aba bana uyu musaza yabareze neza, abaha uburere buboneye, uburere butazatuma barwana, uburere butazatuma baryana. Aba bana rwose ngo bakundanaga cyane mu buryo buteye ubwoba, kuko n'abantu benshi bo ku buhanda bagendaga babaza uyu musaza ati: ni irihe banga wakoresheje, ibanga rituma abana bawe bakundana, kandi ibanga rituma abana bawe bashyira hamwe, kandi ibanga rituma abana bawe babaho batuje nta kibirukansa mu by'ukuri. None dore uyu mutuzo n'umutekano bigiriraga mu mutima wabo, umugore binjije mu buzima bwabo niwe ubateye kurara badasinziriye, niwe ubateye guhorana ubwoba, bagahorana ubwoba bikanga kugongwa, kuraswa cyangwa se kunigwa cyangwa se kwicwa urundi rupfu. Uyu musaza ngo akimara kwimwa uyu murambo, zimwe mu nzego zibishinzwe zikimara kumva igitekerezo cy'uyu musaza, ngo zahise zikoranye inama idasanzwe, nuko baricara ku meza y'izo nama hari hagandagajeho amazi y'Inyange ndetse n'amaji y'ubwoko bwose, ariko igitangaje kuva iyi nama yatangira ikamara amasaha abiri, ngo nta muntu n'umwe wigeze asoma kuri ji, ahubwo bose ngo batumije amazi, bigera naho rwose amazi ashira batumiza ku ruganda kubera kubira icyuya cyo gufata umwanzuro wo kwemerera uyu musaza gutwara umubiri w'umwana we. Inkuru n'ubundi yahise ituruka ibukuru itegeka yuko uyu musaza atagomba guhabwa umurambo, ahubwo bagomba gushyingura uyu musaza rero nk'uko yari yapanze ibi byose uko bigomba kugenda, bakamuha umurambo w'umwana we. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo kintu cyonyine yari yapanze, ahubwo iyo yari plan A, ateganya yuko nibyanga azahita yifashisha plan B, mwene izi ngizi rwose zifashishwa n'abasirikare bari ku rugamba iyo bapanze gutega ambushi yabo yaburizwamo, bakaba bapanze n'indi plan B bazahita bakurikizaho nibaramuka babataye mu gaco. Uyu musaza rwose ngo nawe ntago ari agafu k'imvugo rimwe, ngo yari yateguye indi plan B agomba guhita akoresha. Plan B yari yateguye niyo kuzafata sample z'uyu murambo, ubundi akazazohereza mu gihugu cya Kenya ndetse no mu Buhinde, kugira ngo neza azamenye icyishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mwana we. Aho yari yateguye ko bagomba kumufasha kuzashaka izi sample, abo nabo rwose ngo yari yabakusanyije ndetse yanabicaje yabagize standby, ati nibanyemo umurambo mwe muri standby rwose guhitamo izo sample ngo yari akeneye, ngo zari zo kuzafata ibiri mu gifu cy'uyu nyakwigendera, agafata ibyagaruwe mu matembabuzi y'amacandwe ndetse kandi akanafata amaraso y'uyu nyakwigendera. Urumva yuko yagombaga gushyikirizwa uducupa tugera kuri 3, ariko nanone dufite indi kopi, uburyo buzagenda ari ubucupa 6, 3 bukajya muri Kenya, ubundi 3 bukajya mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu musaza rwose ngo uwo mugambi we yawugezeho wo gukoresha plan B, ubundi rwose plan B icamo, ariko plan A iranga. Bwenge ko kakomeza kuba ari Bwenge. Izi sample ngo zikimara kugera mu gihugu cy'Ubuhinde, n'ubundi byagaragaye mu maraso, guhagaragayemo ikinyabutabire cy'uburozi. Ese mu by'ukuri iki kinyabutabire cy'uburozi cyagaragaye muri aya maraso y'uyu nyakwigendera Noel ni ikihe mu by'ukuri, nk'uko amakuru yibanze guturuka mu Buhinde ndetse na Kenya agaragaza ibiri muri iyi autopsy? Ese iyi autopsy ibanze rya mbere rivuga iki?
Iki kinyabutabire cy'uburozi cyasanzwe mu mubiri wa nyakwigendera Habimana Noel cyitwa cyanide. Cyanide ni poison. Iki kinyabutabire cy'uburozi cyatangiye gukorwa mu myaka irenga 30 ishize kuko cyavumbuwe mu kwezi kwa gatanu mu 1993 kivumburirwa mu gihugu cya Argentina. Iki kinyabutabire gifite ishusho igaragara nk'umunyu cyangwa se umuceri mutoya wa wundi wa kigori, ariko mu by'ukuri nubwo kigaragara gutyo ugishyira mu mazi mu isegonda rimwe kikaba kimaze kwivanga n'amazi, kandi ukaba utabitandukanya ku isura. Kugira ngo ubashe kubitandukanya niba amazi baguhaye arimo kino kinyabutabire, wakifashisha ibikoresho by'abascientifique kugira ngo ubashe kumenya neza niba iki kinyabutabire kiri mu mazi. Ibi mbivuze kugira ngo nsubize abantu bavuze yuko ngo amazi bamuhaye yo kunywa yari arimo acide, ariko mu by'ukuri acide aba ari umukara. Uyisutse mu kirahure cy'amazi byahita bigaragara cyane. Ntabwo wajya kurogesha umuntu ugiye guha amazi yo kunywa ngo ukoresha acide, kandi nanone acide irasharira keretse ari ku mwana. Aha rero niyo mpamvu bifashishije iki kinyabutabire kidasharira, utakumva karure na gake, kandi cyita kiyongera mu mazi ntibigaragare, bitandukanye na acide, kuko acide washaka kuyikoresha yayikoresha nko muri fanta, nabwo kandi fanta ya coca cyangwa se fiesta. Iki kinyabutabire cya cyanide gikorerwa mu laboratoire. Ni iyihe nkomoko ya cyanide? Ikomoka ku bintu bisanzwe kandi byakozwe n'abantu. Ni ibintu bivangwa na chemical birimo carbon atom inshuro 5 ihujwe kandi na atome yo mu bwoko bwa azote. Irimo kandi crystalline, ikabamo apicote, ikabamo cherize, ikabamo pachezi, ikabamo sodium, ikabamo na potassium. Uburozi mu by'ukuri bukorwamo uduce twinshi. Nababwiye yuko hari igihe bayikora mu ishusho y'umunyu cyangwa se ishusho y'impeke z'umuceri, ariko nanone hari n'ikorwa nk'agafu, ariko nanone hari ikorwa mu bwoko bw'umuhondo, ubw'umutuku, ubw'ikigina n'ubw'icyatsi n'ubururu ndetse n'umukara. Ibi bikorwa bitewe na nyiri gushaka kuwukoresha icyo ashaka kuzategeraho umuntu. Hari nanone n'ibikorwa mu gafu. Aka gafu kakaba kahabwa umuntu cyangwa se kwa kundi bohereza umuntu ibaruwa mu ibahasha, yafungura ibahasha yahumeka ku gafu byonyine agatangira kumererwa nabi. Hari n'ikorwa kandi gashyirwa mu isigara. Iyi ngiyi ikunda gukoreshwa ku bantu baba bafitanye urwango cyangwa se abatavugwa rumwe n'ubutegetsi, akikwiza maske ubundi akaza iwawe akitegereza inzu ubamo, akareba icyumba uraramo, yabona ku madirishya hariho rovazi akazazana isigara ubundi akarikongeza, yamara kurikongeza yikwije maske ahantu hose agahita arijugunya, rigahita ryikubita mu cyumba cyawe cyangwa se akarinyuza mu makostara y'inzu cyangwa se munsi y'urugi. Ubundi wamara guhumeka uyu mwuka ugatangira kurwana n'umutima ugapfa. Ubu burozi iyo bugeze mu mubiri w'umuntu buhita bwihutira muri preliminary artery, bugatangira guca intege umutima ugatangira gutera nabi, biha bigatangira kuzana umwuka no kuwusubizayo nabi. Umuntu agatangira biri icyuya, umuntu agatangira ataka, kandi umuntu atangira kuvurura ibintu mu kanwa ke, ibyo abenshi bakunda kwita urufuzi. Ubu burozi nibura bitewe n'uwo buvanze bushobora kwica umuntu nyuma y'isaha imwe cyangwa se nyuma y'amasaha 2 cyangwa se nyuma y'iminota 30. Ibi bigahita bitujyana ku rupfu rwa Noel ubwo umugore yasohokaga mu rugo, yamaze iminota 25 nibwo nyakwigendera atangiye gutaka cyane. Umwana aragenda amahagurutsa ku ntebe amuryamisha kuri tapi, ubundi ahamagara nyina amubwira yuko isa atameze neza, anahuruza Dr. Jamari nabo amubwira yuko mukuru we atameze neza. Niko kugaruka ubaze ikinyuranyo cyose kuva baravuye mu urwo rugo. Uyu mudamu yahise akataragaruka, nibura uramutse ubaze igihe yakoresheje asohoka muri iyi nzu ndetse n'igihe yagarukiye harimo iminota 40. Ibi bishatse kuvuga ko ubu burozi yahawe nibura bwari kumwica nyuma y'iminota 30, byatinda akarengaho iminota 5, ikaba iminota 35, bakaba barikojeje ahantu bakamara iyo minota nibura nka 40 kugira ngo bagaruke byarangiye. Ariko mu by'ukuri hari igihe umubiri w'umuntu uba ufite abasirikare benshi batandukanye bakaba babasha guhangana n'ubwo burozi. Ari nacyo cyabaye kuri nyakwigendera Habimana Noel. Uburozi bwamwinjiyemo bumara ya minota yose busanzwe bwiciraho umuntu bwari butaramwica, ndetse kandi yari arimo aravurura ibicanjwe byinshi mu kanwa kubera abasirikare bari mu mubiri we. Niyo mpamvu batahise bemera iyo toxine uhita ikwirakwira mu mubiri. Ese mu by'ukuri ibi byose, aya makuru yose naramuka yose ashyizwe ahabona, autopsy zigasohoka zikaza zivuga uruzi zakorewe mu Rwanda, famiye ya nyakwigendera Bwenge izabigenza ite mu by'ukuri? Ese famiye ya Benjamin ikomokamo Claire yo izakora iki mu by'ukuri? Ni mu gihe kandi bikomeza kugenda bigarukwaho yuko uyu nyakwigendera mbere yuko apfa mwaka 2023 ubwo uyu mudamu we Claire yajyaga muri Canada, yatangiye gufata imitungo hafi ya yose agenda yandika ku bantu ba famiye ye, by'umwihariko murumuna we wari sharuwa w'imodoka za rukururana zizana imari hirya no hino hanze y'igihugu. Uyu sharuwa ngo niyo wanditswe amakamyo yose mu gihe ku itariki ya 12 ubwo uyu nyakwigendera yapfaga. Umugore rwose habe no kwita yuko yabuze umugabo, ahubwo yatangiye ngo guhamagara abashoferi bose yarafitiye numero, atangira kubaka amakontake y'imodoka, kandi mu by'ukuri ayo makontake y'imodoka yabakaga ntiyigeze amenya ikintu cy'ingenzi akwiye kubaka karite jaune, kuko karite jaune nizo ziba zanditseho nyiri imodoka, numero ya plaque, ini namba asoreraho, igihe iyo modoka yasohokeye n'igihe iyo modoka yaguriwe. Ibi byose we ntiyigeze abyaka, ahubwo
ahubwo yihutiye kwiyakira kontake. Nabo rwose ngo baramwumviye, banga kwirwa rwose bashwana nawe, baravuga ati iyo umuntu yabuze umuntu hari igihe wenda wasanga n'ibyo akora biba birimo n'ubusazi bwinshi cyangwa se no guhuzagurika ubwo kubura umuntu, reka tuzimushyire. Nyuma yo gushyingura uyu nyakwigendera, uyu murumuna we ngo yagiye kwaka kontake barazimwima, ariko ngo yari yabanje kubimenyesha inzego z'umutekano, arazimwa. Akimara kuzimwa nibwo bamubwiye ati nyamara izo kontake uri kwimana ntabwo umutungo uri kwimana ari uwawe, kuko ntabwo kwanditseho, nta nubwo kandi wanditse kuri Noel, ndetse kandi unacunge rwose ushobora kuzasanga uri muraka rwose famiye Bwenge indezo yo kuzarera aba bana, bitewe nuko n'iyi nzu mwari mutuyemo ku irebero rero rwose ishobora kuba itanditse kuri Noel, yanditswe kuri Bwenge cyangwa se murumuna we. Ukazashiduka icyatumye urimbura umugabo kugira ngo yiyegurire ibye byose nta na kimwe usigaranye mu by'ukuri. Kandi na babasambane bamwe bibereye muri Canada, abandi bari kwifatira imyanzuro y'igihugu, abandi bitegeye indege bagiye kwisambanira Dubai cyangwa Katari, ugasanga babibereye muri ibyo bikorwa, nawe uri guhangana n'ikimungu ku mutima, cya kindi wemeye kwinjiza mu buzima bwawe, ubwemeraga kurangiza umugabo we mwabanye muryamana imyaka irenga 15. Uwakomeza kuvuga iby'ibi ngibi ntiyabona hasoreza, kandi nanone wareka iyi nkuru burundu, ukuri kose ko kagenda kumenyekana. Sinzi ko yapfa kubona amahoro, sinzi niba mfungiye hakuzongera gutangaza kuri iyi nkuru ngiye gufata izindi, sinzi kandi nabwo niba nzakomeza kuyivugaho, ariko mu by'ukuri wa nkuru we sinifuza kuzongera kukuvugaho kuko urimo ibintu byinshi bidasobanutse, kandi nanone urimo ibintu byinshi bisobanutse ariko bitakunda kuvugwa bitewe yuko nta wabona imvuga bivugamo.